nongeye kubaha ikaze bakunze urutonde TV, ibyishimo umunezero biba ari byo biranga. Nkwibutsa aho utarakanda subscribe ko uyu ari wo mwanya kugira ngo ukande subscribe, aho tubona amakuru y'imyidagaduro agiye agezweho hano mu Rwanda, amakuru y'abasitari bagiye bagezweho mu muziki ndetse muri filime, muri football ndetse n'ahandi hano mu Rwanda. Uru ni urutonde TV rero. Abantu benshi bakomeje kutwandikira batubaza ati mudusobanurire se ibyo turi kubona ku mbuga nkoranyambaga n'ibyo nk'uko tugenda tubagezaho amakuru y'impamo agiye atandukanye. Kuri ubu ngubu rero abantu benshi bagiye babitubaza ati se koko Israel Mbonyi yaba yarakoze ubukwe mu ibanga? Rero niyo nkuru tugiye kuvugaho kuri ubu ngubu. Umuhanzi wacu ni umuhanzi rero, ni umuhanzi w'icyamamare, ni umuhanzi ukunzwe n'abantu benshi, ni umuhanzi umaze kwigarurira imitima ya benshi, ni umuhanzi akaba umuririmbyi, akaba ari umuhanzi uririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Uyu nguyu rero nta wundi n'uwo bita Israel Mbonyi Cyaka, ku mazina yiswe n'ababyeyi, ariko tukaba dusanzwe tumuzi ku izina rya Israel Mbonyi. Kuri ubu ngubu rero ku itariki ya 26 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2021 nibwo hatangiye gucicikana inkuru ku mbuga nkoranyambaga zivuga ko Israel Mbonyi yaba yakoze ubukwe mu ibanga rikomeye cyane. Rero nka Urutonde TV twabashije kuba twacukumbura ngo turebe ese ibi bintu byaba ari byo cyangwa se ni ukubeshya. Icyo twaje kusanga ni uko twasanze Israel Mbonyi nta bukwe yaba yarakoze, nta bukwe rwose yigeze akora. Kuri ubu ngubu akaba ahugiye mu gutunganya umuziki, akaba ari hafi gushyira hanze indirimbo zigiye zitandukanye zo kuramya no guhimbaza Imana, indirimbo zihembura imitima y'abantu. Rero Israel Mbonyi kuri ubu ngubu nibyo ahugiyemo ndetse n'ibijyanye n'ibintu bya farumasi, dore ko aribyo yize. Ibyo rero yabyigiye mu gihugu cy'Ubuhinde, aho yagiye kwiga muri kaminuza mu gihugu cy'Ubuhinde, ariho naho yanatangiriye umuziki. Kuri ubu ngubu rero arimo gufasha mu kigo cy'igihugu gishinzwe iby'ibimenyetso, icyo bita Rwanda Forensic Laboratory. Uyu nguyu rero, uyu Israel Mbonyi Cyaka, kuri ubu ngubu rero akaba ariho ahugiye. Kuri ubu ngubu rero nkwibutse ko nta handi usanga amakuru y'imyidagaduro agezweho, amakuru acukumbuye uretse hano ku Rutonde TV. Nkwibutsa ko wakanda subscribe, aho ubona ibintu bigiye bitandukanye. Rutonde TV, ciao ciao.